nagiye kubona mbona abazungu mu gihugu cya Kongo. Mbona aba bazungu nabonaga bafite inkota za kumuriro. Mbona bagiye ku mpande zose z'icyo gihugu cya Kongo. Noneho mbona bagose izo nkingi. Ngiye kubona mbona abantu batangiye guhunga. Ngiye kubona mbona haturutse undi marayika, arangije ahagarara hagati mu bantu, aratangaza aravuga ngo iki ni igihe je gutanga amahoro, ariko kandi ngahana umuntu wese wakoze ikizira muri Kongo. Umuntu wese wakoze ikizira muri Kongo, umuntu wese wakoze amahano, umuntu wese wahemutse, umuntu wese watwaye iby'abandi, umuntu wese wagize mu ruhari, Uwiteka Imana aje kumuhana. Niko Imana yambwiye. Ariko Imana ije gutanga amahoro kandi igiye gushyira uburinzi kwa kiriya gihugu cya Kongo. Ariko hari abantu Imana ije guhana. Hari abantu batagiye kurya ku byiza Imana igiye gutanga by'agaciro muri Kongo. Ngiye kubona mbona igihugu cy'i Burundi nacyo kije imbere yanjye. Ijwi ry'Imana rirambwira ngo Uwiteka ageze mu Burundi. Hari abarundi benshi barenganywe, bari kurengana, ndetse Dimasi hari n'abandi bajyanwe mu nzu y'imbohe, hari n'abandi barenganyijwe mu buryo bukomeye, hari n'abagiye bamburwa ibyabo. Ariko Uwiteka Imana arambwira ngo Uwiteka Imana Enoste Fose yumvisha amarira yabo, barira batakishwa n'uburetwa bakoreshejwe n'abantu babi. Imana ije Dimasi, Imana ije kwigaragaza no mwakira gihugu cy'u Burundi. Niko Imana yambwiye. Imana irambwira ngo umurundi wese ahuri usenga, ujye ku mavu usenga Imana, usengera uburundi, kubera ko Uwiteka Imana hari ikintu Imana igiye gukora mu Burundi. Imana yambwiye. Ariko icyo kintu Imana igiye gukora kigiye kubanzirizwa n'umuyaga mwinshi cyane ugiye kubanza kubatambuka, kandi uyu muyaga uzakubura imyanda yose. Numara gukubura imyanda yose, Imana itanga umugisha udasanzwe mwakiriya gihugu. Hari abantu bari hanze batari mu Burundi ariko ariho bavuka. Nagiye kubona mbona bari kugaruka mu gihugu cyabo, mbona bari kucyubakamo, mbona umugisha uje mu Burundi mu buryo budasanzwe. Uwiteka Imana arambwira ngo hari umuyaga ugiye kubanza kubatambuka. Nyuma y'uwo muyaga gukora kw'Imana kuzagaragara bidasanzwe mwakiriya gihugu cy'u Burundi. Niko Imana yambwiye. Uwiteka Imana arambwira ngo ngiye kubona mbona imvura ariko itari nyinshi. Nabonaga ari imvura kandi iguye mwakiriya gihugu cy'u Burundi. Mbona ariko yari imvura y'ubushishi, donc ikandi distance mugiye kwicuza bitagishobotse. Biniwe Asifonia ati ndabwira uwumva yumve, kugira Kostefo kugira ngo anyegere, ndabwira uhindukira kugira ngo ahindukire. Edimasima aze mu bwugamo bwanjye, kubera Kidifosima iki ntabwo ari igihe cyo kuvuzwa impundu. Ebinasefo ni igihe cy'indirimbo. Erandiko Sirigada igiye kumvikana ibirimo Sirigada ibabaza umutima. Eminitangua Erirshada nije buhungiro, nije bwugamo. Eminitase ndadikosta ndahamagara Enitase ndavuza ifirimbi ya nyuma. Idiminikota ishako nifose kugira ngo uweswa yeswe. Ibinasema yemwe dore nshuye umugeni. Wana metanse cya giti mu kugwa kwacyo nagiye kubona mbona ubutaka kiguyeho, mbona bwa butaka burasamutse, mbona ubutaka butangiye kwasamuka. Ngiye kubona mbona inyamaswa ziryana zivuye hasi mu butaka, mbona zitangiye kunyanyagira mu midugudu igiye itandukanye. Uwiteka Imana arambwira ngo ahaze ibyaha byakozwe n'abantu. Imana ihaza ibyaha byakozwe n'abantu bakanga kwihana. Imana irambwira ngo ngende ntangaza uwumva yumve, kubera ko iki ntabwo ari igihe cyo kuvuza impundu, ntabwo ari igihe cyo kuvuza impundu, ntabwo ari igihe cyo kubyina, ntabwo ari igihe cyo guseka,
ahubwo ni igihe cyo gukubita amavi hasi tugataka tugasenga Imana, kubera ko igihe gikomeye. Yewe diministance, ibi birenze byabaye ku gihe cya Nowa, ibi birenze byabaye i Sodomu n'i Gomora, ibi birenze byabaye ku bakera. Ibi ntabwo ari dimanse, ibi ntabwo ari umwuzure, ibi ntabwo ari umuriro w'i Sodomu, ahubwo birabirenze, kubera ko Uwiteka aje guhana umwana w'umuntu. Ngiye kubona mbona cya giti kirakokotse, mbona cya giti kirakokotse, kimaze gukokoka mbona kirumye. Ndagira ngo ngikokore nk'uko nabibonye, mwihangane n'itegeko ry'Imana. Mu minota mikeya idatinze mbona kirakokotse, barangije bagica n'umutwe wacyo. Igiti kirakokoka. Uwiteka Imana arambwira ngo icyo ni igiki ubonye? Ndamubwira ngo mwami, cya giti dore cyakokotse. Imana irambwira ngo yes, reka nongere mbasuhuze mbifurize byiza mwese mukomeje kudukurikira umunsi ku munsi, amanywa ndetse na nijoro. Reka nkwifuza umugisha w'Imana aho rero impande zitandukanye zigize iyi si dutuye. Ngewe nitwa Ben, iyi ni Savannah TV show. Mwaye ikaze, nyemerera nkutse gukora subscribe kuri utarigeze uyikora, kugira ngo tubitore umunsi ku munsi, 5 kuri 5 ivuga butumwa turi muri kugeraho mu buryo bworoshye. Ndi kumwe n'umukozi w'Imana, ngira ngo mwarimo mukumbuye muri benshi hano kuri Savannah, ariko birashoboka yuko wamubonye ari ubwa mbere. Uranyemerera muhe ikaze, mwakire, kugira ngo atwibwire amazina kuri uwo mubonye ari ubwa mbere, ubasha kumenya umuntu tugiye kubana uwo ari we. Mwaye ikaze hano kuri Savannah TV show. Mwese ndabakunda, ndakuvuga ngo nabanyangaje we ndabakunda, kuko singe ware baremye, ahubwo ngasenga kugira ngo Mwuka Wera basange. Rero abari mu biyaga bigari ahatandukanye muri Afurika, i Burayi ndetse n'ahandi, inshuti zanjye ziri ahatandukanye, ndetse n'abashumba dufatikanya umurimo w'Imana bahamagawe nabo mu buryo butandukanye, ndabakunda cyane kandi ndabishimira. Nsuhuze nanone ababyeyi abarahatandukanye, uruziruko muri ahatandukanye, mwese ndabakunda, Imana ibaha umugisha. Rero amazina yanjye kubambonye ari ubwa mbere, nitwa Daniel Tuyisenge. Ntabwo navuga ko ariyo ari kuri mamo, ariko niyo mazina nkoresha, nani yari mwirangamuntu yanjye. Amatitire yo y'icyo ndicyo sinkunda kuyavuga, kuba nakitwa umushumba, nakitwa umuhanuzi, ayo matitire nayo mwisi azasigara, ariko igifite agaciro ni ukubaha Imana, kuko ijambo ryaravuze ngo abavuga mwami mwami sibo bazabona Imana, keretse ukora ibyo Data wo mu ijuru ashaka. Rero Imana ibaha umugisha, ndabaramukije. Nanjye ndakuramukije mu izina rya Kristo Yesu, kandi n'abadukurikiranye ndahababereye, wumve ko nabo bagusuhuje. Amen. Yego, nibyo tugiye kuganira ijambo ry'Imana, tuganire no kuri message Imana yaguhaye nkuko namaje kubibwira abantu. Hanyuma uranyemerera tudatinze cyane, kugira ngo abantu tuze kubareka nabo vuba basubire mu kazi bari barimo, ariko bumvisha ijambo ry'Imana. Nkwinginge udusengera Imana, Umwuka Wera atubere umuyobozi. Mana, mu izina rya Yesu Kristo, Mana y'imbaraga nyinshi, Imana Data wa twese, Imana yaturemye tukabaho, Imana yaduhaye guhumeka, kuba tugihumeka n'ubuntu bwawe, kuba tukigenda bikemera n'imbaraga zawe. Wagize neza mwami Yesu, ndakuraritse uzubane natwe uyu mwanya. Wantumye kugira ngo ntambutse ubutumwa wampaye gutambutsa. Ngwino uhagararane nanjye Mukiza, amatwi agiye kubwumva ureke yumve wowe ntiyumve ngewe, ureke imitima ihindukire kubw'ubu butumwa, ukangurire benshi kukwegera ndetse no kukumvira. Ntabari njyewe, wowe wantumye abari ugaragara. Mendanda kostifo binance wanga diance ego, abari wowe ukora iz'ubutwari, icyo wagambiriye gukora ugikore,
wumvikanisha ijwi ryawe rigere mu mahanga yose. Mwuka wera agere hose atandukanye, akore ku muntu wese mwami. Ureke n'abandi batumvaga babashe kumva uyu munsi wa none. Ukangura amatwi y'abenshi kugira ngo bumve icyo umwuka abwira amatorero mu gihe nk'iki. Ijambo ryaravuze ngo unesha azambikwa umwambaro wera, ngo kandi ntabwo uzasiba na hato izina rye mu gitabo cy'ubugingo. Ngwino ubane natwe kandi ukore icyo wagambiriye gukora mu izina rya Yesu Kristo Nazareti. Amen. Amen. Uwiteka aguhe umugisha kubw'iryo sengesho. Yego. Amakuru rero y'imisi umeze ute? Mbo tumeze neza, turashima Imana. Iyo tukigira umugisha Imana ikadutuma ku bwoko bwayo, burya nayo ni amahirwe. Nza nkunda kuvuga ngo hari igihe donc umurimo dukora urakomeye cyane, ariko abantu ntibabibona, ariko urakomeye. Wenda wowe utawurimo uzambwire ngo usengera Imana nawe iguha akazi nk'ako yambaye, wabona uburemere bwako. Ntabwo wabitesha agaciro cyangwa se ngo usuzugure ab'Imana yahaye kano kazi, kubera ko karakomeye, ariko turi kumwe n'Imana bikomeza kugenda neza. Rero mpumeka, Imana ikangirira icyizere, ikampa ubutumwa nkaza, ni ukubera igifite umugambi ku buzima bwanjye, kandi ndazi neza ko umurimo ni uw'Imana n'abantu n'ab'Imana, nta mpamvu yatuma Imana itabantumaho. Yego. Imana iguha umugisha, ndetse n'abadukurikiranye bakomeza bagubwe neza. Yego. Kandi Imana ishimwe n'ukuri ko ikomeje kukugirira neza. Yego. Yego, batameze neza namwe mwihangane, ndabizi neza ko hari ibyo muri buze kungukira muri iki kiganiro kiza kubafasha mu ubwo buzima burimo butaboroheye. Amen. Munyemere rero tureke umukozi w'Imana tumuhe umwanya tugezeho icyo Imana yamuhaye kutugezaho uyu munsi. Yego. Murakoze cyane. Ndagira ngo ndirimbeho gatoya. Hari indirimbo numvishe njya guhabwa iyerekwa nazanye nahawe n'Imana. Ndagira ngo ndirimbeho gatoya, nimara twinjire mu ijambo ry'Imana ritwinjiza nanone muri message Imana yampaye kuza gutambutsa uyu munsi wa none. Yesara duhamagara ati ni muzukubu ibisa rurwabireze unsarurira ninde. Uwamagawe na Yesu ni wowe ubwabashaka, umwita bishumutima utimwa minyakire. Uwamagawe na Yesu ni wowe ubwabashaka, umwita bishumutima utimwa munyakire. Tuzahere kure cyane wamamaza ibya Yesu, abaguye bari hafi n'abazimiye nabo. Umurimo uradutota, dufite umwete muke n'uburi tegumusange utimwa minyakira. Umurimo uradutota, dufite umwete muke we n'uburi tegumusange utimwa mutwakire. Hataboneka muri twe uvuga kwananiwe, ibisa rurwabireze unsarurira ninde. Hataboneka muri twe uvuga kwananiwe, abaguye bari hafi n'abazimiye nabo. Dukora iyo mirimo ye n'urukundo n'umwete,
mazishize tuzavuge dutemwa mutwakirewe. Yesu araguhamagara, aragutegeka kubyuka ubu. Nutazuka ubu ngubu urasigara, nudakanguka ubu urasigara. Yesu araguhamagara, arahamagara bari impande zitandukanye, arahamagara mu midugudu itandukanye, arahamagara mu bihugu bitandukanye. Aravuze ngo ni muzuka ubu, kubera ko ibisarurwa bireze. Igihe k'isarura kigiye kugera, ibisarurwa bireze. Ariko araguhamagara kugira ngo uzuke, araguhamagara kugira ngo uzuke, araguhamagara uzuke mwene data. Ndagira ngo dusome ubutumwa bwiza nahawe muri Yesaya, igitabo cy'umuhanuzi Yesaya, muri Yesaya igice cyaho cya 13 umurongo wa 6. Ahandi ninjire ntabwo ntinda, kubera ko hari ahantu ngiye kuja mu ivuga butumwa nimva kuri uyu musozi. Ariko ndagira ngo ntambutse buno butumwa nkomeze na gahunda z'umurimo w'Imana. Yego. Yesaya bice 13 umurongo wawo wa 6. Twumve ico Imana yatumye ku bantu bayo. Yego. Umutwe w'amagambo aravuga ngo ibihano Imana izahana. Ibi ni ibihano Imana igiye guhana, izahana. 6 aravuga ngo nimuboroge kuko umunsi w'Uwiteka. Yemwe muboroge kuko umunsi w'Uwiteka uri bugufi. Umunsi w'Uwiteka uri bugufi, ugiye gutuma abantu benshi baboroga, ugiye gutuma abantu benshi barira, ndetse abandi bakifata ku munwa. Mbabwira ijambo narisomye ndi mu mwuka, mbona ukuntu abantu bumiwe, mbona ukuntu abantu bari kwifata ku munwa, mbona ukuntu abantu bari mu kurira. Ariko Imana ikeneye ko muzuka ubu bene data, ni muzuka ubu kuko umunsi w'Uwiteka uri bugufi. Ni muboroge kuko igihe cy'Uwiteka kiri bugufi. Ese ko wakoze ibyaha witeguye no kuboroga? Warasambanye ariko witegure no kuboroga. Wabaye umujura ariko witegure no kuboroga. Wanze kumvira Imana ariko witegure no kuboroga. Hano imbere hakugezeho. Wasuzuguye itegeko ry'Imana, icyo waba uri cyose, ariko witegure no kuboroga, kubera ko umunsi w'Uwiteka uri bugufi. Omenati kosi bandi kosha egada, nyandiko tandi basifo beni soma, muboroge kuko umunsi w'Uwiteka wamaze kuba bugufi. Uzaza ari umunsi wo kurimbuka. Ugiye kuza ari umunsi wo kurimbuka, uturutse kwishobora byose. Yego. Ibyo bizatuma amaboko yose, bigiye gutuma amaboko yose atenebuka, ya yandi yarakomeye, ya maboko y'ibigango, ya maboko azi kurenganya abandi, bigiye gutuma amaboko yose atenebuka. Niko Imana yantumye muze ntangaze. Bigiye gutuma amaboko yose adebanse fo benikosi kinisha dance endi talabin stance. Bigiye gutuma amaboko menshi atenebuka. Amaboko y'abakomeye agiye gutentebuka, amaboko y'abize agiye gutentebuka. Hazasigara hakomeye akaboko kuwubashye Uwiteka. Niko Imana yantumye. Imana ishaka ko muyihungiraho, niyo bwugamo. Muhunge mudapfa, kubera ko igihe gikomeye n'umunsi ukomeye w'Uwiteka ugiye gusohora. Imana yanyeretse abantu barira, Imana inyereka abantu bifashe kwitama, Imana inyereka mbona abantu bumiwe, Imana inyereka mbona abantu babuze icyerekezo. Imana irambwira ngo ni muhunge, umujinya w'Uwiteka ugiye gutera. Ariko dore ugiye gutuma amaboko menshi atentebuka, ayabiza agiye gutentebuka, amaboko menshi agiye gutentebuka. Abanyamashuri benshi amaboko menshi agiye gutendebuka, abanyamafaranga benshi amaboko menshi agiye gutendebuka, abanyabizinesi benshi amaboko menshi agiye gutendebuka, abazungu abirabura amaboko menshi agiye gutendebuka. Muboroge kuko umunsi w'Uwiteka uri bugufi. Bigiye gutuma denase fo egada,
Beniya ndagira ngo iryo jambo urakomeza urisome mbaze ngore icyo Imana yambwiye. Imana yambwiye ngo ngende mfate igiti uko kino mukibona ukizuminge neza nico nifashishije, ariko suko cyanganaga cyari igiti kinini cyane nabonye. Mbona iki giti kinini gifite amashami menshi, aya mashami amwe aroroshye ariko cyari gifite amashami akomeye ku buryo nyine igiti cyari gikomeye. Ngiye kubona mbona cya giti kirakokotse, mbona cya giti kirakokotse, kimaze gukokoka mbona kirumye. Ndagira ngo ngikokore nk'uko nabibonye, mwihangane n'itegeko ry'Imana. Mbona cya giti kirakokotse, kirakokoka kandi cyari gikomeye, nta rukero rwari kubasha kugikokora kuko cyari igiti gikomeye, ndetse gikomeye cyane mu buryo buhambaye, kubera ko cyari gifite n'amashami akomeye. Ariko nagiye kubona mbona cya giti kirakokotse, nacyo gikokoka mu buryo kitari cyiteze. Mbona kirakokotse, ya mashami mbona akuwe kuri cya giti cyakokotse nkireba, ariko uburyo wakibonaga kikimeze neza nta muntu wari gutekereza ko cyakokoka, nta ntwaro n'imwe wari kubona ko yari bugikokore. Ngiye kubona mbona cya giti mu minota mikeya idatinze mbona kirakokotse, barangije bagica n'umutwe wacyo. Igiti kirakokoka. Uwiteka Imana arambwira ngo icyo ni igiki ubonye? Ndamubwira ngo mwami cya giti dore cyakokotse. Imana irambwira ngo komeza witegereze icyo giti. Imana irangije inyereka cya giti mbona cyumye, mbona kirumye, kimaze kuma, cyuma gihagaze, amashami yacyo yavuyeho, umutwe wacyo bawuciye, ariko gisigara gihagaze. Mu guhagarara kwacyo mbona cya giti kirumye. Ngiye kubona mbona inkuba zirakubise, inkuba zirakubita, inkuba zikubita kuri cya giti. Mbona cya giti kirarandutse, kiraguye, kikubita hasi. Mbwira Imana ngo cya giti kiraguye. Imana irambwira ngo genda ubwira abantu ngo ndaje vuba. Imana inyereka isaha, irambwira ngo nzane isaha, nereka abantu iyi saha. Ndagira ngo uzuminge iyi saha neza. Imana inyereka iyi saha, irambwira ngo jyana iyi saha ubabwire ngo iza abantu bari bishingikirijeho bibabanye ubusa, iza abantu babonaga ko bikomejeho bibaye imfabusa. Imana irambwira ngo kandi ubabwire ngo dimanche fo ngiye ku distance, ngiye kuza ngo riza abantu batatekerezaga. Imana irambwira ngo dimanche mbwira umuntu wese ngo iyi saha irageze, kubera ko Uwiteka Imana agiye gukora ibyo abantu batatekerezaga. Nibwo nahawe iryo jambo rivuga ngo amaboko y'abenshi agiye gutentebuka. Imana irambwira ngo mbwira abantu, mbwira abasambanyi, mbwira abajura, mbwire dimanche abami b'isi banze gukiranuka, mbwira abashumba b'isi banze gukiranuka, babandi baragirira ibihembo. Imana irambwira ngo mbabwire ngo izo bari bishingikirijeho birakokotse kandi bigiye kuma, nibimara kuma bigwe, kubera ko Uwiteka Imana nitanse fo arambiwe ibizira byakozwe namwe. Niyo mpamvu aje. Imana irambwira ngo mbwira abantu, mbwira bibone ngo Uwiteka Imana araje. Mbwira abanyagasuzuguro, Uwiteka Imana araje. Mbwire abanyamagambo ngo Uwiteka Imana araje. Mwebwe muhuguza amafaranga y'abandi,
mwebwe mwari icyacumi yemwe Dimase Imana yambwiye ngo iraje kandi ije gukora ibitandukanye n'ibyo mwatekerezaga. Wana metanse cya giti mu kugwa kwacyo nagiye kubona mbona ubutaka kiguyeho, mbona bwa butaka burasamutse, mbona ubutaka butangiye kwasamuka. Ngiye kubona mbona inyamaswa ziryana zivuye hasi mu butaka, mbona zitangiye kunyanyagira mu midugudu igiye itandukanye. Uwiteka Imana arambwira ngo ahaze ibyaha byakozwe n'abantu. Imana ihaza ibyaha byakozwe n'abantu bakanga kwihana. Imana irambwira ngo ngende ntangaza uwumva yumve, kubera ko iki ntabwo ari igihe cyo kuvuza impundu, ntabwo ari igihe cyo kuvuza impundu, ntabwo ari igihe cyo kubyina, ntabwo ari igihe cyo guseka, ahubwo ni igihe cyo gukubita amavi hasi tugataka tugasenga Imana, kubera ko igihe gikomeye. Yewe Diministanse, ibi birenze byabaye ku gihe cya Nowa, ibi birenze byabaye Sodomu ni Gomora, ibi birenze byabaye ku bakera. Ibi ntabwo Dimanse, ibi ntabwo ari umwuzure, ibi ntabwo ari umuriro w'Isodomu, ahubwo birabirenze, kubera ko Uwiteka aje guhana umwana w'umuntu kubera ibizira mbakoze bakanga kwihana. Ibizira bikorerwa ku ntebe z'ibyubahiro, ibizira bikorerwa mu makanisa, ibizira bikorerwa mu mayira, ibizira bikorerwa mu mafaranga Imana y'ubutunzi Imana yabahaye. Uwiteka Imana araje kandi ugiye kuvunagurika utunguwe, nta kizagukiza. Ayiwe Uwiteka araje, nubwo urangaye ariko dore igihe kikugezeho. Yambwiye ngo ntaze masigada, yambwiye ngo nzane ino saha nyereka isi yose, mbwire abantu ngo Uwiteka Imana yababajwe n'ibizira byakorewe mu isi. Ebinase foti kariyase idi ministini fome, benshi izo batinyaga dore bigiye kubageraho, izo bamwe batinyaga dore bigiye kubageraho. Ni Uwiteka Imana yambwiye, sinzi ibyo watinyaga ariko izo mwatinyaga bigiye kubageraho, kandi bamwe mugiye kuvunagurika mutunguwe, kandi nta kizabakiza, kubera ko Uwiteka Imana araje. Niko Imana yambwiye. Uwiteka Imana irangije irambwira ngo nagiye kubona mbona abazungu mu gihugu cya Kongo. Mbona aba bazungu nabonaga bafite inkota za kumuriro. Mbona bagiye ku mpande zose z'icyo gihugu cya Kongo. Noneho mbona bagose izo nkingi. Ngiye kubona mbona abantu batangiye guhunga. Ngiye kubona mbona haturutse undi marayika, arangije ahagarara hagati mu bantu, aratangaza aravuga ngo iki ni igihe je gutanga amahoro, ariko kandi ngahana umuntu wese wakoze ikizira muri Kongo. Umuntu wese wakoze ikizira muri Kongo, umuntu wese wakoze amahano, umuntu wese wahemutse, umuntu wese watwaye iby'abandi, umuntu wese wagize mu ruhari, Uwiteka Imana aje kumuhana. Niko Imana yambwiye. Ariko Imana ije gutanga amahoro kandi igiye gushyira uburinzi kwa kiriya gihugu cya Kongo. Ariko hari abantu Imana ije guhana, hari abantu batagiye kurya ku byiza Imana igiye gutanga by'agaciro muri Kongo. Ngiye kubona mbona igihugu cy'i Burundi nacyo kije imbere yanjye. Ijwi ry'Imana rirambwira ngo Uwiteka ageze mu Burundi. Hari abarundi benshi barenganywe, bari kurengana, ndetse Dimasi hari n'abandi bajyanwe mu nzu y'imbohe, hari n'abandi barenganyijwe mu buryo bukomeye, hari n'abagiye bamburwa ibyabo. Ariko Uwiteka Imana arambwira ngo Uwiteka Imana enoste fose yumvisha amarira yabo, barira batakishwa n'uburetwa bakoreshejwe n'abantu babi. Imana ije Dimasi, Imana ije kwigaragaza no mwakira gihugu cy'u Burundi. Niko Imana yambwiye. Imana irambwira ngo umurundi wese ahuri usenga, ujye ku mavu usenga Imana, usengera uburundi, kubera ko Uwiteka Imana hari ikintu Imana igiye gukora mu Burundi
niko Imana yambwiye. Ariko icyo kintu Imana igiye gukora kigiye kubanzirizwa n'umuyaga mwinshi cyane ugiye kubanza kubatambuka, kandi uyu muyaga uzakubura imyanda yose. Numara gukubura imyanda yose, Imana itanga umugisha udasanzwe mwakiriya gihugu. Hari abantu bari hanze batari mu Burundi ariko ariho bavuka, nagiye kubona mbona bari kugaruka mu gihugu cyabo, mbona bari kucyubakamo, mbona umugisha uje mu Burundi mu buryo budasanzwe. Uwiteka Imana arambwira ngo hari umuyaga ugiye kubanza kubatambuka. Nyuma y'uwo muyaga gukora kw'Imana kuzagaragara bidasanzwe mwakiriya gihugu cy'u Burundi, niko Imana yambwiye. Uwiteka Imana arambwira ngo ngiye kubona mbona imvura ariko itari nyinshi. Nabonaga ari imvura kandi iguye mwakiriya gihugu cy'u Burundi, mbona ariko yari imvura y'ubushishi, donc itari nyinshi. Uwiteka Imana arambwira ngo iyo mvura ngo ntakindi isobanuye, ahubwo igisobanuro cyayo ni umugisha Imana igiye gusuka mu Burundi mu buryo budasanzwe. Abantu bagiye kujya bava hanze mu bihugu bya kure bajye mu Burundi, kubera ko hari umugisha Imana igiye kuzana mu Burundi kubw'amasezerano yagiranye n'abarundi. Ariko igiye kubanza guteza umuyaga ibanze kubure, kuko ntabwo umugisha wazakira umwanda. Imana igiye kubanza gukubura, niko Imana yambwiye. Banyakubahwa b'i Burundi, bene data barundikazi, Imana yavuze ngo igiye gutanga umugisha muri icyo gihugu, ariko igiye kubanza gukubura. Kandi ikindi, umuntu uzi ko wagize uruhari ugakora amakosa, ugakora ibizira, enotasi egada, umenye ngo Uwiteka Imana aje kudiranse, aje kukwigaragariza. Ndagira ngo usoze iryo jambo. Uwiteka Imana aje kukwigaragariza. Icyo waba uri cyose, aho waba uri hose, izo waba urimo zose, izo waba uri gukora zose, Uwiteka Imana aje kukwigaragariza. Hari abantu mwakoze ibyaha murabihisha, hari abantu mwarenganije abandi murabihisha, ariko igihe kirageze kugira ngo Uwiteka arenganure abantu. Hari abantu bafite amarira bayatejwe n'abandi, hari abantu barozwe babitejwe n'abandi, hari abantu bishwe babitewe n'abandi, ariko Uwiteka Imana haje kwibariza umuntu wese ibihwanye n'ibyo yakoze. Ibyo bigiye gutuma amaboko yose atentebuka, agiye gutentebuka. Yaba ari amaboko y'i Burayi agiye gutentebuka, yaba ari amaboko y'abantu bize bazi indimi zitandukanye, ayo maboko nayo Imana yantumye ngo ayo maboko nayo aje gutentebuka. Ikitasi fobinimasi, uw'Imana iri kurebaho gusa nuwemera guca bugufi akihana. Soma tugende. Umurongo wa 8. Kwa bantu baraseka cyane we, bakomanga kurugi bavuga ati no wasohoka, imvura irahita witubesha nguri mu rugendo we. Abantu mwabaye ibisambo, murarya mukarya n'ivy'Imana, ariko igihe kiraje. Abantu mwabaye abambuzi, ariko igihe kiraje. Abantu mwabaye abagome mu mitima yanyu, ariko igihe kiraje kandi kirasohoye. Niko Imana yambwiye. Dore idimenistase, dore kino giti kigiye guteza akaga mu isi. Iki giti menase fo, uwo kizagwira azavunagurika, ariko uzakitaza akasanga Kristo, wakomatana na Kristo, azaba amahoro masa. Ariko uwo kizagwira azavunagurika atunguwe kandi nta kizamukiza. Ariko ndakuburira, ndakugira inama kugira ngo utangire wisunge Kristo. Wewe wisunza abakomeye, ndagira ngo wisunge Kristo, kubera ko nutisunga Kristo uzavunagurika utunguwe, nta kizagukiza. Baziheba umubabaro n'uburibwe. Benshi bagiye kwiheba kandi umubabaro n'uburibwe bizabafata. Bazababara nk'umugore uri kunda. Bagiye kubabara nk'umugore uri kubise uri kunda. Igihe cy'akababaro kigiye kubaho. Uracyari gusambana ugaseka, uracyari kujya mu byawe ukishima, ariko ntabwo uri kubona. Kanguka, fungura amaso yawe. Iki ntabwo ari igihe cyo guseka, ni igihe cyo kwihana tugasenga, tukegera Imana. Imana ikadukiza kano kaga n'amakuba kagiye gutera isi.
bazarebana bumirwe benshi bagiye kurebana bumirwe imiryango igiye kugirebana yumirwe abize bagiye kujya barebana bumirwe mana we abari batunze bagiye kujya barebana bumirwe abari batunze bagiye kurebana bumirwe abari batunze ibya mirenge bagiye kurebana bumirwe kubera ko amaboko ya benshi Imana yavuze ngo agiye gutentebuka imitima ya benshi igiye gukuka Enoramosa niminita la kota mana mbabarira ibinati kosa manga kosha halola binati kosa inilita ndimina sifo pela di kosa editala sifo mbengosa kota na minimase egada hadila dimase domena kosika Ibyo bigiye gutuma amaboko menshi atentebuka imitima ya benshi igiye gukuka bagiye kurebana bumirwe abagore bagiye kurebana bumirwe uruzidima sipena menandi kosa egada etalabira stifo henitandosa benakoshada elimiritansefo benati kosa egada donasi menima lo penasifo Uwiteka arababaye idirasi kadima tometasifo endiko egada mandiko sabinifosa erala militandikuwa tota ediwiristanse benandiko sa egada benafosa yemwe mwamahanga mwe yemwe batuye isi yemwe midi minister midugudu itandukanye nimwumve ijambo ry'Uwiteka hetarasika benandikuwa narabacyashe keshi ndetse mbahimbuzi zigiye zitandukanye mbabwira izenda kuba mbabwira kureka ibibi ariko gucyawa kwanjye ntabwo mwakwitayeho atari ko binistance benecoste guidance ngiye gutuma beshi bicuza izo bakoze bakanga kwihana hidimasika tomelasifo beniwiritanguwa done costa egada atizini fosema beniwiritanse nduwiteka ndica nkanakiza benawiritanse shedi wiritanguwa ati kandi nkunda bankunda abashaka n'umwete bazambona ahirwa mu ihema ryanjye akaribamo dimansefo adakeba gusa hayidi wiristanse akariba amatareba inyuma ati kubera ko binifo umuriro ukomeye ushoreye n'uburakari bwanjye bukomeye kubw'ibyaha mwakoze donasima dore budi kostegada dore bugeze mu midugudu igiye itandukanye y'isi dore je guhana eniwiritanse inkozi z'ibibi je kubarana n'umuntu wese je kwiyerekana benifos bigiye kumenyekana ati distance fo navuze keshi mbabwira kwihana mbabwira guhindukira ariko ntimubyitaho kwita kwerezo ryanyu ntabwo mubimenya atari ko binistance eniwirishada yeliwiritanguwa enditase mugiye kumva ebinifos uburibwe bw'ibikomeye ngiye guteza isi ati kandi distance ga mugiye kwicuza bitagishobotse biniwe asifonia ati ndabwira uwumva yumve kugira kostefo kugira ngo anyegere ndabwira uhindukira kugira ngo ahindukire edimasima aze mu bwugamo bwanjye kubera kidifosima iki ntabwo ari igihe cyo kuvuzwa impundu ebinasefo ni igihe cy'indirimbo erandiko sirigada igiye kumvikana ibirimo sirigada ibabaza umutima eminitangua eririshada nije buhungiro nije bwugamo eminitase ndadikosta ndahamagara enitase ndavuza ifirimbi ya nyuma idiminikota ishakwa nifose kugira ngo yeswe ibinasema yemwe dore ncuye umugeni ati kandi dinase ndatambagiye ibidakosa ndakubuye italoko
costa kuyeho umwanda iminitase kuwa ribini fose umwanda ukuweho iri wiritangwa iri shayi gasifo ati buri wese ati nta kintu na kimwe kibi wakoze ntazaguhanira ati ibyo wakoreye mu rwisho bigiye kumvikana ati kandi isi yose igiye kubimenya atari ku munyabwenge nitanguwe gada niyisuzume ahunge kubera ko kunyeganyega kwisi nako kubayeho ni kuwiteka havuze amen amen amina ni nyamaswa zo ku gasozi zimenye kuwiteka aje guhana ibigurukira mu kirere bimenye kuwiteka amanuwe no guhana endo takosa domenase fo umvijwe riburira abantu kwihana umvijwe riburira abantu kureka ingeso mbi kubera ko diministansema inibini costa umunsi dikota dishada ndetse n'isaha irageze ndetse n'igihe kibasohoyeho ikibabaje nuko murangaye ikibabaje dore muri mu busambanyi igiteye agahinda dore muri mu bujura igiteye agahinda dore muri mu bibi gusa igiteye agahinda abasengaga mwarabirambitse igiteye agahinda abiyirizaga nimukiyiriza igiteye agahinda igiteye agahinda hari ministansema bagiraga urukundo ntibakirugira igiteye agahinda banze kubabarira igiteye agahinda hayiwe urababaje wowe ugifite amoko mu mutima wawe urababaje urababaje ukijya mu busambanyi uteye agahinda hayiwe kangura amaso yawe kubera ko igihe gikomeye cyo kigusohoyeho kandi kikugezeho ibinasefo wowe uracyari kwiba ariko kanguka uracyari mu biyobyabwenge hani wasema urambabaje urambabaje ukiri kubesha urambabaje mbese urambabaje ate distance ariko sinzabazwe ubugingo bwawe sinzabubazwe kubera ko igihe cyo kirageze Uwiteka aje kunyukanyuka ingozi z'ibibi aje kunyukanyuka ingozi z'ibibi aje kunyukanyuka ageze kubizaranyukanyutse ageze kubatarizaranyukanyutse ageze kubakomeye aranyukanyutse ageze kuboreje aranyukanyutse haidome sikinima harobini kotarishada anotakusa beni wirimanga andikosa aje kubaza umuntu wese kubera ko Uwiteka avuze ngo aranyukanyutse niko Imana ivuze yewe uri gukuramo inda urambabaje wanze kwihana icyaha cy'ubwicanyi urambabaje mbese uhagaze munyamagambo uhagaze musambanyi uhagaze mbese mwami we hinoti kosa benase ariko wakamenya aho duhagaze wakabonye aho duhagaze ukaza ukegera Kristo akakoza akakubabarira uri kwishimira ibyo wagezeho Mana we ukora anniversaire ya buri gihe mbese dima uhagaze reba neza reba nimba ugihetse umwana reba neza nimba ugihetse agakiza mbese uhetse agakiza cyangwa karatakaye mbese ugenda ufite agakiza cyangwa karatakaye mushumba we reba nimba utagiye kurira ugahekenya amenyo yewe muhanuzi we reba nimba utagiye kurira hano imbere ugahekenya amenyo jambo ryaravuze ngo benshi bazambaza kuri uwo munsi ngo mwami twahanuraga mu izina ryawe ngo twavugaga ubutumwa mu izina ryawe atari ko ngo azabirukana babwire ngo nimumve imbere sinabamenye yewe muhanuzi we aho ntugiye guhekenya amenyo yewe mushumba we aho ntugiye kurira ugahekenya amenyo nawe kandi warashumbye intama yewe mudiyakoni ko wadiyakonye aho reba neza igenzure aho ntugiye kurira ugahekenya amenyo yewe wa muririmzi we aho we ntugiye kurira ugahekenya amenyo mbedo menasema onde kosa ko before ripe nandi mase
yewe wa mucuranzi we, yewe demosika, yewe diminista, yewe muvugabutumwa we, aho nugiye kurira ugahekenya amenyo mu Kristo we, yewe munyamasengesho, mbese genzure dore benshi dimase mwari mwambaye imyambaro y'ubukwe ariko mwamaze kuyanduza, mwari mwambaye imyambaro y'ubukwe ariko yagiye amatashi yamaze kwandura enome tanguwa. Mbese aho tugiye kurira nawe ugahekenya amenyo, ariko disasi umunyamakenga yabonye ikibi kije aracicinga, ariko umuswa aragisanga. Amen. Imana ishimwe, Imana ndagushimiye, Imana ndaguhimbaje, urakiranuka uri umunyembaraga. Ngwino ukore ku muntu wese akurweho n'ikiganza cyawe, bwiza bwawe uzenguruka amahanga. Mu izina ryawe ryera ndagushimiye kubw'ubutumwa. Urakarama Yesu, uri Imana, uri nyembaraga. Amen. Imana ibahe umugisha mu izina rya Yesu. Amen. Nawe tugusabiye umugisha utagabanyije, nuko Uwiteka agukomereza amaboko. Dore uvuye ku musozi w'ahanuzi, Uwiteka akureberemo, aguhereze rwose igihembo cyiza. Hanyuma ndimo negereza umusozo, reka unyemerere nkwinginge, hari abantu dukurikiranye aho bifuza kuguhamagara, kukuvugisha, hari n'abo bifuza kugura amazi yo kunywa ku bw'umurimo w'Imana ubu uri gukora. Uranyemerera nimero za telefone kugira ngo umuntu udukurikirana wifuza kukuvugisha aze kubona uburyo ki aguhamagara. Urakoze cyane. Nimero yanje ni 0788 72 42 91 46 0788 72 91 46. Imana ibahe umugisha mu izina rya Yesu. Amen. Imana iguhe umugisha. Kangira abadukurikiranye namwe muhabwe umugisha n'Imana, ariko mwibuke mukore subscribe niba ubyizeye gutyo, Uwiteka arakugezaho ndabyizeye nanjye. Reka mubwire ngo ciao.